Amahoro y'Imana abane namwe inshuti zanjye tubana umunsi ku wundi, haba mu biganiro ndetse n'ibihangano binyura kuri uyu muyoboro. Ndabashimira cyane kandi muraba agaciro, cyane cyane abantu mwakoze subscribe kuri iyi channel, ndetse n'abandi muza nyine mugakurikira mukikomereza, byose ntacyo bitwaye. Muraba umumaro kandi ndabashimira abadukurikira, by'umwihariko abadutera imbaraga ko ibyo dukora hari icyo bimara mu kubaka umuryango mugari w'Abanyarwanda n'abandi bose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Uyu munsi rero ntabwo nje ngo nkore ikiganisho y'umuco, ntabwo nje ngo turirimbe, ahubwo ndifuza ko dusenga. Numvishe umwuka w'Imana ampata ngo dukore ikintu nakita nk'isengesho ryo gusengera aka karere kacu k'ibiyaga bigari, kubera ko murumva amakuru agenda acicikana hirya no hino, intambara mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse mu burengerazuba bw'u Rwanda, i Rubavu ibintu byakomeye. Bamwe baravuga bati amashuri abanyeshuri bavuye kuba bagiye mu rugo, hari amasasu arimo kwambuka akagwa ku butaka bw'u Rwanda. Bamwe barakoma amashyi, abandi bararira, ariko mu by'ukuri nk'abitirirwa izina ry'Imana ntabwo twari dukwiye kurebera, ahubwo twari dukwiye guca bugufi mu mitima, tugasabira igihugu, tugasabira akarere. Imana akaba ariyo igira icyo ikora, kuko burya abantu ibyo wakora byose, ibyo wakiringira ibyo ari byo byose, Imana niyo igira ikirema kandi ikanagikomeza. Imana yahagarika ziriya ntambara, kuko abaturage bari muri kariya gace k'uburasirazuba bwa Kongo bamaze igihe kinini mu ntambara. Utekereze, ari ufite ababyeyi, ari ufitemo abana, ari ufitemo inshuti. Ni ibintu bitari ibyo kwicara ngo turebere. Nk'abakristo bamenye Imana dukwiye gusenga tukavuga ngo Mana gira icyo uhindura mu karere k'ibiyaga bigari, gira icyo ukora, kubera ko nk'uko mubizi ijambo ry'Imana ridutegeka gusabirana, ijambo ry'Imana ridutegeka ko umuntu aba inyunganizi ya mugenzi we, ijambo ry'Imana ridutegeka ko tudakwiye kurangara ngo tureberere, ahubwo ko dukwiye kuba maso, kugira ngo niba ari twebwe barinzi b'inkike, tukamenya uko dusenga Imana kugira ngo irinde n'inkike zacu, kugira ngo Imana ibe hafi yacu, Imana ikemure amakimbirane ari muri aka karere k'ibiyaga bigari. N'abayobozi nibajya kwicara bakumvikana cyangwa se bakaganira, nk'uko bakurikira amakuru mwabyumvise ko umuyobozi wa Afurika y'Uburasirazuba, uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba, perezida wa Repubulika ya Kenya William Ruto, nk'uri mu nshingano muri iki gihe muri uwo muryango wa Afurika y'Uburasirazuba, yavuze ko akeneye ko ibihugu bivugwa cyane muri amakimbirane abayobozi babyo bahura bakaganira. Twe gusenga Imana, niba koko ari n'ikiganiro giturutse ku Mana kikavamo umwanzuro muzima, tukabwira Imana ngo ntabwo dukeneye intambara muri aka karere, ntabwo dukeneye amaraso yagiye ameneka arahagije, uretse ko nta n'amaraso burya aba akwiye kumeneka, uretse ko umwanzi Satani nyine iyo yateye ibitero byanze bikunze abantu barwanya bagomba kubona ikunsinda kugira ngo izo ntambara zihagarare. Kandi no mu isi y'umubiri, turetse no mu isi y'umwuka, no mu isi y'umubiri bavuga ko nta ntambara itagira igitambo. Rero dukwiye gusenga Imana ikunamura icumu, Imana igahagarika imirwano, Imana abibona koko bari mu kuri ikabaha intsinzi, ariko intambara zigahagarara, inzirakarengane zirimo kubigamo zikarekera, abarimo gukurwa mu byabo n'ayo makimbirane bagasubira mu byabo, abarimo kugirwa imfubyi n'izi ntambara bigahagarara, ibibazo birimo biza abantu bakaba impunzi. Ngira ngo dukwiye kwiga tugasenga Imana, cyane cyane twebwe bene ibi bihugu, Imana ikadusubiza ubumwe n'urukundo, kugira ngo tumenye yuko umwanzi aba arimo kudutera natwe tukitera. Izi ntambara nyinshi zigenda ziba nimukurikirana, murasanga Satani adutera natwe tukitera. Umukongomani akarasa mugenzi we, umunyalibiya yarashe mugenzi we, umunyasudani yishe mugenzi we. Uyu munsi ni twebwe turimo tugenda Satani adukoresha hagati yacu tukirwanya. Birabura, Abanyafurika, nimureke tubwire Imana itugarure urukundo, twongere tumenye yuko umuntu ari nk'undi, dukundane, tumenye ko nta mpamvu yo kwicana. Rero numvishe nifuza ko nakora
ikintu wenda gisa nk'isengesho, nubwo yaba iminota mike, nubwo yaba ine, nubwo yaba itanu, nawe ufatanye nanjye dusenge iri sengesho, tubwire Imana ngo Mana gira icyo ukora, Imana idukirize ibihugu, Imana ihagarike izi ntambara. Rero nabyise wenda ko twabyita isengesho ryo gusengera akarere, kandi nawe wifatanya natwe, kuko biraravuze ngo ibyago byatera, indwara zidasanzwe zatera, yaba mu gihirimbura, yaba uko byaba bimeze kose, ngo abitirirwa izina ry'Imana niduca bugufi tukabwira Imana, izunamura. Reka rero dusenge Imana yunamure, twe kumva intambara hirya no hino, twe kumva mu karere kacu ngo ibihugu birimo birarwana, abantu bavuga ururimi rumwe, abantu baturanye bahahiranaga, bakoraga ibikorwa by'iterambere igihugu ku kindi, Satani agateza ibibazo nk'ibi, imyiryane ikagenda iza. Dusenge tubwire Imana ngo Mana hagarika, reka ikibi cye kutuganza, wongere utwibutse urukundo, Imana wongere twibutse ko umunyafurika ari nka mugenzi we, umuntu ari nk'undi, umwenegihugu. Ururimi, ubwoko, ibyo ntacyo bivuze, ahubwo duha agaciro icyo Imana yadushyizemo, icyo Imana yaduhaye kumarirana, aba ari cyo duha agaciro. Reka rero dusenge, wenda mbanje gusa nk'uvuga kugira ngo mumenye impamvu dukwiye gusenga, tudakwiye kureberera, ahubwo dukwiye kuba maso, tukamenya yuko hari icyo Imana ishaka ko twe nk'abakristo dukora, duhagarare mu mwanya wacu neza kubw'ibi bihe. Reka rero dusenge Imana. Nawe aho uri, niba waba uri mu rugo, waba uri mu kazi, ushobora wenda kudafata umwanya ngo dusengane, ariko nawe wumve bifite ku mutima, ubigendane, ujye ubwira Imana ngo hagarika ibi bintu, ntabwo tubikeneye. Reka dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye ko ni wowe ukunda u Rwanda, ni wowe ukunda ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Ibyo turimo tubona ntibikuraho kuri Imana y'urukundo. Mbanje rero kugushima ko watugiriye neza, ukaduha kukumenya, ukatwishurira. Twebwe rero abo watoranyije mu gihe nk'iki, reka banze tugirire neza, udukore ku maso kugira ngo tubone igikwiriye, udukore ku matwi kugira ngo twumve ibikwiriye, kandi unatwigisha uko dukwiye kwitwara muri ibi bihe. By'umwihariko rero dusenze tudafite ibindi byifuzo byinshi, ahubwo tweretse icyifuzo cy'intambara iri mu karere k'ibiyaga bigari, muri bihugu by'ibiyaga bigari, by'umwihariko hariya mu burengerazuba bw'u Rwanda ndetse no mu burasirazuba bw'igihugu cy'abaturanyi cya Kongo. Ibirimo bihabera byose amatwi y'abantu arabyumva, amaso y'abahari n'abahegereye arabibona. Nta cyiza kirimo ku mwana w'umuntu uri muri kariya karere, kandi wowe watubwiye ko icyo dushakira ari ibyiza, ari amahoro. Niyo mpamvu twifuza ko icyo cyiza watubwiye udukeneyeho aricyo kiba muri kariya karere Mwami. Turasenze ngo n'abarimo babireberera bakumva bafana, ntabwo baramenya ikibi cy'intambara n'imirwano. Ubuzima bw'abantu buragenda, ibikorwa remezo biragenda, imbamutima z'abantu zirahapfira, abantu bakasigarana ibikomere by'amateka y'ibyabaye. Rero dukeneye ko wongera kubaka bino bihugu, ukubaka imibanire myiza n'imigenderanire myiza, ukubaka politiki nziza zishingiye ku kureba inyungu z'abantu rusange. Reka Uwiteka Imana umanuke usanga abanyapolitiki bo muri ibi bihugu byacu, ubigisha igikwiye kugira ngo bamenye kubana neza, ubigisha igikwiye kugira ngo bamenye ibyagirira neza abo wabahaye kuyobora Mwami, ubaha icyerekezo kizima cy'aho batwara imbaga wabahaye. Uwiteka Nyiringabo Imana, turasenze ngo wowe uzi neza icyatuma amahoro yongera akagaruka muri ibi bihugu byacu no muri aka karere kacu, ugira icyo ukora Mwami. Abenshi no mu bakwitirirwa bararangaye, abandi barirata, abandi barivuga ibigwi, abandi baravuga ko babyeretswe, abandi babonye bakabihanura. Ariko Mwami, icyo dukeneye ni ukugira icyo ukora, ugahagarika izi ntambara z'urudaca ziboneka muri aka k'ibihugu byacu, maze abaturage bakongera kugendererana neza, bakongera gusabana, ubumwe n'urukundo bikaturanga. Amahoro Mwami tukayaririmba mu bihugu byacu, amahoro tukayaririmba mu ngo zacu, amahoro tukayaririmba muri za ofisi dukora, tukaririmba amahoro
maze akaba ariyo atubera indirimbo iruta izindi twaririmba aho turi hose. Reka Uwiteka Imana yacu rero uri turimo dusenga ugenda usanga imitima y'abari ku rugamba, abarimo barwana barwanira ubusa, barwanya barenganya abandi, ugira icyo ukora nabo basura ubasange, kandi n'abarimo ubona ko barwanira ukuri Mwami wabatera ingabo mu bitugu, wagiye urwanirira benshi tuzi intambara zikaneshwa Mwami. Hari abo wagiye ukoresha intwaro zidasanzwe, hari abo wagiye ukoresha ibibindi, amakondera n'imuri bagatsinda urugamba, hari abo wabwiraga ngo bazenguruke gusa, hari intwaro nyinshi wagiye ukoresha Mwami. N'ubu rero uzi icyo wakora kugira ngo buri ruhande intambara zirangire kandi mu mucyo ibintu byose bigende neza kuko niwo bishoboye. Rero dusengera akarere kacu k'ibiyaga bigari, ibihugu birimo Mwami, by'umwihariko by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ngo ubihe gukundana, ubihe kumvana, buri bantu bumve ko nta kibi igihugu cyifuza ku kindi, ahubwo twifuza guturana tudatongana, tugaturana duhuje, tugasangira ibyo dufite, tugasangira iterambere, maze watureba uri mu ijuru ukavuga ngo aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, ukavuga ngo aka karere k'ibihugu byo mu biyaga bigari biranejeje. Turifuza ko Mwami twabona ituze, umuntu akajya yambuka akajya Kongo, undi akajya Buganda, undi akajya Tanzania, undi akajya Burundi. Ibi bihugu byacu Mwami, imigenderanire ikongera ikaba nyabagendwa, ugatanga amahoro Mwami, ugatanga ituze n'umutekano udashingiye ku gitsure, ahubwo ukabikora nk'Imana. Rero Uwiteka Nyiringabo ubikore, urengere abababaye, urengere Mwami Imana yacu ababuriyemo ababo muri izi mvuru n'intambara. Uwiteka Imana utanga ihumure, utanga ituze, aba amasomo yahagaze wongere utanga ihumure, basubireyo Mwami, ubikore kwibahirisha. By'umwihariko rero nk'Abanyarwanda dusengera igihugu cyacu, komeza ukirinde ibyago n'amakuba, komeza uturinde intambara izo arizo zose, mu izina rya Yesu Kristo. Ukomeze kubana natwe, wigaragaze nk'Imana, utugenderere kandi udusure, guhera ku muturage wo hasi, guhera ukagenda ku bayobozi, ugakomeza kugeza ugeze kuri Perezida wa Repubulika. Reka utubere umujyanama mukuru, utubere umuyobozi, utubere umwigisha, kandi aba ari utubera umurinzi, tubera umutekano igihugu cyacu n'ingabano zacyo, maze duhinduke impumuro nziza, maze tube umusemburo w'impinduka nziza muri aka karere k'ibihugu byo mu biyaga bigari, maze abantu bose nibatwigiraho babone ko u Rwanda Mwami Imana yacu amasura n'amateka mabi tugeze kwambara ubitwambura utwubakira ibishya, maze turushaho ku musemburo w'impinduka nziza muri aka karere ndetse muri Afurika no mu isi muri rusange. Bakubwiraga rero Mwami umanukire gutabara kandi ukangura abakristo basenga by'ukuri kugira ngo bamenye icyo bakwiye gusengera, kugira ngo Mwami Imana yacu tujye duhagarara mu cyuho kugira ngo dusabe ituze n'amahoro mu gihugu cyacu waduhaye kubamo. Ngaho rero tugirire neza, twize tudashidikana kubyumvishe kandi witeguye gukora igikwiriye kuko uri Imana y'urukundo utanga itimana, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Inshuti zanjye rero tubana kuri uyu muyoboro wanjye nyuzaho ibihangano ndetse n'ibiganiro bishingiye ku muco, numvise tugomba ko twasenga Imana tukayibwira ikagira icyo ikora muri ibi bihe turimo muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari. Ndabashimiye cyane rero abo tubana, nizere ko n'ubundi dukomeza kubana nyuma y'aha, n'ubundi ibiganiro bizakomeza, indirimbo zizakomeza, ariko numvaga iri sengesho ari ngombwa, kandi nizere ko nawe aho uri waba udukurikiye ubyumvishe ko ari ngombwa. Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha, dukomeze dusabirane nk'uko abera bose babigenzaga kuva na kera, ndetse ngo bajyaga bagira n'igihe bagateraniza n'ibyo bagasangira nk'uko babaga bahuje umutima. Rero natwe nicyo dukwiye gusengera Imana ikongera ikagarura urwo rukundo nk'urwa mbere, ntitube ibigande, ntitube rya jambo ntirudusoreho ngo abantu bikunde bakunde impiya, ngo nibe kumva babo na za nzangano n'ibindi byinshi. Twebwe dusenga Imana itugarure mu rukundo, tuyikunde kandi dukundane, maze tube abubatsi b'amahoro mu buzima bwacu aho turi hose. Rero ndabashimiye cyane, mukomeze mudushyigikire, mukanda kuri subscribe, mufungure inzogera kugira ngo ibiganiro yaba amasengesho, yaba ijambo ry'Imana,
ikinyura kuri uyu muyoboro cyose mujye mumenya ko ni Imana ibiduhumekeyemo, yaba ibiganiro ku muco, yaba ziriya ndirimbo. Ni ukuri nta kintu na kimwe dukora atari impumeko Imana iduhumekeyemo. Uko rero niko kuri, niyo mpamvu numvaga ko n'ubu tukwiye kugira isengesho dusenga kandi Imana yabyumvise. Rero Imana ibahe umugisha. Njyewe ngira ngo tumaze kumenyerana, ndi Sam Muvunyi, ngira ngo tumaze kumenyerana haba mu biganiro ndetse n'ibihangano. Rero dukomeze dusengere igihugu, dusengere abaturanyi, akarere k'ibiyaga bigari na Afurika y'Iburasirazuba muri rusange n'isi yose, kubera yuko dufite inshingano zo gutuma amahoro aza mu bantu b'Imana. Murakoze cyane rero, turi kumwe, ndizera yuko tubanye muri iri sengesho. Wowe waba udukurikiye, nongere nkwifuriza umugisha w'Imana aho uri hose, uhahe uronke, Imana iguha amahoro, iguha ibyishimo, iguhe kunyurwa, iguha imbaraga, iguha amaboko yo gukora n'ibyo kuyakoresha, iguha ibyo kurya ndetse n'abo kubirya, iguhe guhirwa mu mirimo y'amaboko yawe, ndetse ikumvire ku munsi w'amakuba no kuba ibyago, ikohereze gutabarwa kuva i Siyoni, ikohereza imbaraga zayo, igusubirisha ukuboko kwayo kw'iburyo gukiza n'imbaraga zayo, ikugirire neza, yishimire inama zawe ndetse n'amaturo yawe yose, kuko Uwiteka akiza uwo yasize akamusubiza ari mu ijuru rye ryera, aho waba uherereye nawe agusubiza. Amahoro y'Imana abane namwe naho ubutaha.